inyuma ibirometero 15 undi ati ibirometero 30 undi ngo iyo ni simple rotation ni rotation isanzwe baturage nimugire n'ubwoba ngo hano turi kuhava rotation ni gute se batari kuhava kandi impaya kandi amaze kwageza wazareka urigira inyuma akahe biri hagati ya Kongo n'u Rwanda mutatinya ubu twaje bose mbere bari baragiye umutekano nitwe umuhumure n'abakoranaga n'abariye muhumure ntacyo muba mwariguraga muhumure nta kibazo bahose turahari n'ahandi turajyayo kandi koma katikati ukafu laba tujyayo roti bani ba Minova ntibari Minova umuhumure ubutwaje ngo tugaro autorité de l'État ubuyobozi bwa leta tukusubizaho hano muhumure muve mu bihuru ntabwo muze bati baba kome agresseur bagiye pe muhumure n'ibiki byabaye iri kute mu magambo make reka nsubire gatoya mu cyumba cya Loni wumvise harya uriya ni wa mugabo muri Amerika uri utari Marco Rubio ni bwira byaze uriya yitwa wagari Amerika muri Afrika Masad Bros yazana yari muzi Masad Bros sinzi niba waramwumvise kwa kane nawe ushaka guhera kwa kane je namwiyumviye kaba cyane ibyo tumva icyongereza arimo kuvuga kandi icyongereza cye kidakomeye kirimo icyaha ntabwo gikomeye pe ako nyine bigize ngo bandi wenda hari naba ntacu icyongereza cye ni nk'icyameraniye kucyumva biroroshye n'ameraniye umugore turamo yaravuze ngo wenda sinzi n'ibyo numvise aribyo wumvise havuze ngo ingabo z'u Rwanda yarazivuze n'ibikoresho byazo kuva ku butaka bwa Kongo ubutaka bw'igihugu cya Kongo n'ubusugire bwayo bikubahirizwa kandi bikubaho kandi Trump kandi president ntago avuga Trump president yarabisoje ibyo bintu yabihaye umurongo kandi abikomeye kandi ugomba kubahirizwa okay now nyuma ye twumvise uhagarariye u Rwanda numva n'uwa Liberia nawe avuga ibintu biraho n'ibindi ariko kirimo n'iki ko na Kongo yaravuze avuga ngo nta nubwo yavugaga imvedura la Rome rwandaise ingabo z'u Rwanda reka twihute rero harimo ibintu wenda abenshi batigeze bumva njyewe numvise ariko byatumye nibaza icya mbere iyi Washington Accord uburyo bayivugamo dushobora kuba tuyifata mu buryo butandukanye cyangwa tutazi birimo kuko yaravuze ngo itanga ngo n'uburyo bw'amasezerano yandi yari yarakozwe mbere amasezerano yakozwe mbere ni ayahe hagati yandi y'u Rwanda na Kongo hari amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Kongo tutamenye wenda yishe yarabivuze avuga ati even previous agreements ngo nazo zaganirwaho kandi abiha umurongo akazanamo ko ikibazo cya Kongo cy'umutekano ari ikibazo kiri complicated kidashobora gukemurwa muri iryo joro bigomba kugira process ariko ibi byubahirijwe bigakomeza hakazamo ikintu yavuze ndi bukubaze ngo at least ngo leta ya Kongo ngo yashoboye kwitandukanya na FDLR ngo mu bice control none FDLR mu bice leta ya Kongo idakontorora yabikorera na FCM veto ariko n'undi wa Kongo yese avuga ko FDLR babizi neza ko iri mu bice bya M23 ni kwiri ntabwo avuye Arme Rwandaise aho ngaho ni wiri uhita wumva iki harakandi kantu Masad Bros yavuze yaravuze ngo ubutegetsi bwa leta ibyo yarabivuze bugomba kubahiriza umutekano mu bice byose kandi ntabwo ari M23 yohereza umutekano ko niyemewe ni ubutegetsi bwa leta bugomba kugaruka hariya bukabubariza umutekano ibyo bintu yarabivuze bivuze ko M23 igomba kujya kuva ikagenda ibyo wavugaga rero yanavuze ku bijyanye
principle of what bimwe by'idoha babaje kubanziriza amasezerano avuga yuko ibirimo bigomba kubahirizwa. Sasa ibyo rero tugarutse kuri iyo ngingo ikirimo gitangaje byavugaga yuko mbere y'uko ibiganiro biba sibyo hagomba gushyiraho zone icyo bita buffer zone hagati y'impande zombi buri ruhande rugasubira inyuma nibura ibirometero 30 uvuye kuri line of contact cyangwa se kuri contact line. Tuvuze contact line ni mu birindiro bya nyuma mba muhanganye mu mirongo y'urugamba. Ibi rero birimo kuba F7 irimo kugenda isubira inyuma irava mu birindiro bya nyuma yari irimo yafashe imirongo y'urugamba yaba iri contact line basubira inyuma ibirometero 30 kugira ngo bagaragaze as a goodwill mu kubahiriza amasezerano. Aya masezerano bikavugwa yuko yimutse Doha ngo bagiye hehe i Washington mu Busuwisi bo bakavuga yuko ahubwo aho niho hagomba kuganirirwa ibibazo by'ingutu nyirizina mu kugarura amahoro arambye uburasirazuba bwako. Uburyo bisobanuye ntabwo ariko abayobozi batandukanye b'imvitiro bisobanura gutyo ndaza kubago kamwereka uko babivuga. reka nze mba Umwe yavuze turi gusubira inyuma ibirometero 15 undi ati ni ibirometero 30 undi ngo iyo ni simple rotation iyo ni rotation isanzwe abaturage nimugire n'ubwoba ngo hano turi kuhava rotation ni gute se batari kuhava kandi ishyamba ziri kongeza wazareka icyo ndi ibyo bintu iyo babisobanuye gutyo ibyo bintu usobanuye wowe mbyumva ariko nibyo biri muri iyo mbanziriza amasezerano. ubwo rero bisaba ko kugira ngo bajye mu biganiro hagomba kubaho gukereya sibyo gusubira inyuma hakagira zone igomba kuba control gusa gusubira inyuma igomba kuva Rubero ukayisiga yose ukava niba bari he ni kubyumva gutyo za Minova nta muntu ugeze uva Minova ntacyo uko turaza kubimenya ukava mu bice bimwe bigeze za Rujuru ukegera inyuma bimwe biri muri za Warikari ukegera inyuma urigira inyuma paka he. Ntekereza yuko ko banavuze bati ariko hari abaturage bari batangiye gukorana na M23 none irabasize wazarenda iraje igiye kubiraramo abatahunze none se bwo barajyayo biragenda biturumva M23 idateranye abaturage. Kuri iki kintu cyitondere M23 iri hagati ngira ngo yihurizo gikomeye ariko nanone bisaba abanyapolitiki babo kuba bahanga cyambere ni kimwe nuko mbere na mbere barasabwa kubahiriza ibyo amategeko agena. Ibi bya Washington ntabwo M23 yigeze bijyamo kuko uyu munsi ntabwo bashobora gufatirwa ibyemezo ariko ntabwo bari parti yabyo nubwo babivugwamo kuko ibi biri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Bo ibyo barimo n'iby'idoha nabyo byahagaze bo bavuga ko barimo kubahiriza uko byasabwaga kugira ngo bajye mu biganiro ariko ndashaka hano mwitonde cyane. Biragaragara yuko Amerika igishaka n'iki irashaka amabuye ahubwo se ibi bintu igitutu cya Amerika gitumye bava hari byaza bikunze none numva n'ikindi cyabaye hirya ku rundi ruhande ejo cyari gonze yatangije kumugaragara ibikorwa byo guhiga FDL ariko uburyo yabisobanuye yari ikisangane muri cya kigo cyitiriwe General Bauma bakorera defile babatu ibikorwa biratangiye kumugaragara ahiri hose umva se ko yaba ariko ibikorwa byatangiye mbere hari ubukangurambaga bwo kubashishikariza gutaha ubu biri kugana ku musozo biri kugenda bisatira umusozo ariko ntabwo twifuza ibintu byo kurasana nabo ni ukuvugana nabo baduha intwaro ku nabi byakuneza ariko tutarasanye nabo baze tubashyire mu kigo kiri Kisangani hano hari imiryango mpuzamahanga iri kubikurikirana bagiyemo tubategure batahe. Ugiye kubona udusaza ntavuze se n'abana ibintu cyari koze yavuze reka nkubwire bagiye kuzana abapepe reka musobanure ibi bintu byaza bikunze birimo uruhurikane rw'ibintu biteye ubwoba harimo
hari mbere na mbere harimo igitutu cy'Amerika cyane ni nacyo kigamije kugira ngo barebe uburyo bakwibonera za rubaya n'amabuye ariko si urukundo rw'abaturage ariko nanone ku cya kabiri Amerika nayo hariya ni high risk zone sintekereza ko Amerika izashora hariya amafaranga yayo mu gihe umutekano waho utarasi utize biracyakomeye ikibazo cya M23 kigomba kuganirwaho ndetse kigashakirwa igisubizo kurusha uko bava ngo Amerika n'u Rwanda ngo n'ibindi no ikibazo cya FDLR ntigishobora kubura mu gihe hakiri FDLR byanze bikunze u Rwanda ruzakomeza kuvugwa no kuvuga ni yabaziza amasezerano y'Idoha byari birimo kubera zibanziza amasezerano ariko kuri bo please barabikora nko kugaragaza ko bafite ubushake bwo kuganira kugira ngo ikibazo cyemuke bitaciye mu ntambara ariko uko biri kose iyo ni political move kurusha uko yaba military decision ngira ngo birumvikana kandi rimwe na rimwe ntabwo imbunda ugeze tsinda urugamba gusa ni nayo mpamvu ubona Trump ari mu kurira kuko uwizeye imbaraga za gisirikare gusa kuzarangiza ibintu agomba kubaho diplomasi igomba gufata rimwe na rimwe imbaraga za gisirikare zigakora ariko kugira ngo uzarangize intambara ntirangizanye igitutu gusa n'imbaraga za gisirikare bya kabiri mvuga kugeza uno munsi wa none ndabisubiramo icyo Amerika ivuga hariya si ugukunda kurangiza ibibazo no Trump n'abasinyisha yavuze ati amabuye arahari tubatwemereye ati buri muntu wese akorera amafaranga yavuze ngo aryoshye so now what is there cya kabiri urebye the current leadership muri Amerika idafite ikintu ishyiriza imbere mu cyaba ari historical yaba ari culture yaba ari what icyo bavuga ni ugutwara ndashaka amabuye Greenland yagufata peteroli nziza ya nuza ndayishaka